need. no kubona kimwe cya kabiri cy'ibyo umukobwa wanjye bakeneye biramvuna. My landlord didn't care. ariko nyir'inzu nyir'ibyondo ibyo ntabwo yari abyitayeho, yansoranye n'umwana. Hello, welcome again. Baha ikaze kuri washakurufilms.com. Niba ukunda kureba agasobanuye reka twongere tubane. Uyu munsi mbazaniye iki? Uyu munsi mbazaniye filime ziri trend cyangwa se filime ziri kurebwa cyane, ariko nanone mba nibanze kuri filime nshyashya ziba zagiye zisohoka, uko ziba zagiye zisohoka kandi zikagenda zikundwa. Ku mwanya wa 10 tudatinze turasanga filime yitwa Originals. Filime yitwa Originals ni filime ya kera yasuwemo n'umusobanuzi witwa Dylan. Ariko ushobora kuyisanga kuri website yacu ku buntu www.washakurufilms.com. ushobora kuyisanga ukaba wabasha kuyireba niba ukunda ziriya filime z'amahora ariko zitari ibintu bigaragara cyane biteye ubwoba. Ino filime ushobora kuyireba kandi ukayikunda. Ni filime yageze kuri episode ya 22 final season ya mbere, wenda ashobora kuzakora n'izikurikira, ariko ubu ngubu sofa amaze gukora season ya mbere episode 22 zose zarahabonetse. Ushobora kugera kuri website yacu ukabasha kuzireba ku buntu. Ku mwanya wa 9 turasanga iyi filime. Ku mwanya wa 9 turasanga filime yitwa Triple Frontier. Triple Frontier ni filime yakozwe na Sankara, ni nshyashya ariko yari isanzwe hari nayo kuko Rocky yari yarayikoze ariko ubu ngubu ziba zihari mu ishusho ryiza. Niba ukunda kwireba filime zisa neza zikeye, ubu ngubu irahari nayo ku giti wayisangaho, cyangwa ukajya kuri website yacu www.washakurufilms.com. He's got over $75 million in cash. If you're not gone forever after you make your move. Bajya gufata icyebe bagasanga icyo cyebe kiba cyarabitse amafaranga mu rugo rwacyo, cyarayabitse mu bikuta, bagahitamo kukibera amafaranga bagapakira, ariko kuyakura ibibazo. Urumva umuntu ufite amafaranga angana gutyo nawe afite ubwirinzi budasanzwe, barahangana, bamwe bakagenda basiga ubuzima. Ariko ni filime nziza kuri ibintu bya gisirikare, filime nziza wareba kandi ikakuryohera. Ku mwanya wa 8 turasanga filime yitwa Triad. Triad ni filime yakozwe n'umusobanuzi witwa Junior Giti. Yaramaze iminsi adakora, ariko aho yagarikiye yakoze agafilime keza. Ni agafilime kaba muri Amerika y'Amajyepfo. Niba ukunda utuntu nk'utwo ngutwo, ukunda tuba filime turimo story imeze neza, filime ifitemo agafilime gafitemo story, urukundo, kugambanirana, ibintu byose biba bigiye birimo. Filime ndayikurangiye, ushobora kwireba ukenjoyinga wowe na famille yawe bikagenda neza. Yes, ku mwanya wa 7 turasanga filime yitwa Jati. Jati ni filime imeze gute? Ni filime yakinwe n'umugabo witwa Sunny Deol, waba yibera mu majyaruguru. Nyine muramuzi, yakinnye filime nyinshi z'ibihinde z'urukundo zimeze neza. Kuri ino nshuro ntabwo yagarutse muri filime y'urukundo. Ni filime haba hari umugabo ugenda yica abantu. Ni filime itangira ari abagabo bari gucukura zahabu, baba bari guhiga zahabu, ngo arabara abantu bateye mu cyaro cyabo, ngo bafata zahabu bagenda bazihisha, bafatanya na polisi kuzishaka. Muri ako kazi ko gufatanya na polisi gushaka izo zahabu bazigwaho, bakavuga ati izi zahabu tuzihe polisi, gutora si ukwiba. Bagahitamo kuzitwara bo ubwabo, bakica abapolisi, bagahita bahunga bakava mu Buhinde. Muko guhunga bakagenda aho bageze hose, bakagenda bica abantu, bagatanga ruswa, bakagenda bica abantu, bakagenda bagakaba bakamera nk'abami muri icyo gihugu. Noneho Sunny Deol aza muri iyo karitsiye baba bakoreramo batuyemo, akajya mu karesitora, ari kurya bakamumenera ibiryo, akavuga ati nta nubwo musaba imbabazi, akavuga ati ariko ubwo uzi umuntu dukorera, akavuga ati okay, ubwo mukorera rero niwe uri bunsabe imbabazi. Akabakubita, bakava kumwe bakajya kundi, bakava kumwe bajya kundi, bava kumwe bajya kundi, paka bageze ku uwo mugabo ubugenda yica abantu yarabamaze, nawe bakamurangiza paka ageze ku uwo mugabo waramaze abantu ugenda yica abantu. Ku mwanya wa 5 turasanga Final Destination igice cya 5. Final Destination yagiye isohoka 1, 2, 3, 4, 5. rimwe irahari, Rocky yarayikoze, yakoze na 5, n'izirimo hagati barazikoze. Hari Gahiza yakoze 3 na 2 na 4 niba nibuka neza, zigiye zihari. Ushaka kujya kuri website ukabasha kuzireba. Niba akiteye ubwoba ku muntu udakunda ibintu byahamura umutima, ntabwo ari filime wareba kabisa, ntabwo ari filime nakwifuriza kureba. Ziba ziteye ubwoba cyane ku buryo zishobora gukora ku mutima wawe, ku buryo urwara n'umutima, ushobora kugira ikibazo. Niba ari wa muntu ibintu nk'ibi ngibi bihamura, ntabwo ari ngombwa ko wareba ino filime ya Final Destination, ntabwo ari nziza kuri wowe. Ariko niba wikundira bya bintu biguruka abantu bapfa ubareba, wareba ubwo umutima wawe ukomeye. Ku mwanya wa 5 turasanga filime yitwa Trouble cyangwa se Ibyago. Trouble ni filime Rocky yarayikoze, yaramaze iminsi atarakora B, ariko B nayo bayikoze, ubu ngubu irahari kuri website yacu, ushaka kuyireba. Ni filime y'umutipe aba yigiriye gukora ibintu
aba akora ibintu by'amaderivari, agafasha kwesitara ibintu by'ama TV, ajya mu rugo rw'umuntu akajya kwesitaramo televiziyo, ariko kwesitaramo televiziyo nyir'urugo bakaza bakamwica, ubwo bamwica ariko umugore aba yasanzemo aje kubyesitarira aba ahamusize amuga ati noneho we sigara unyesitarira TV, njyewe ndaje mu minota 30 ndahitamo gusanga. Ubwo mu gihe aba ari kwesitara TV ari gushyiraho amashene n'ibiki, aba yiyambariye kutera atari kumva ibiba, umugabo bakaza bakamwicira muri urwo rugo, bamara kumwicira muri urwo rugo yahindukira akabona umuntu yapfuye agaturagura tunevisi akavuga ati umuntu ataza ngo nanjye nsanga aha ngaha amerere nabi. Ubwo se bamufashe gutyo, nyir'urugo akaba araje wa mama yaza akabona umuntu afite turunevisi n'umuntu aryamye hasi, kumbe uwo muntu uba uryamye hasi aba ari umugabo we, agahita yibaza akavuga ati ubwo niwe umwishe, agahita bajya kuri polisi, umugabo akamukatira imyaka ingahe 17. Jya kuri website uyirebe, ni filime nziza iri trend, imeze neza, irarangira, ushobora kwireba nyine ukareba umugabo mbese ibyo byago yabyikuyemo gute, ukareba uko byaje kurangira. Ku mwanya wa kane turasanga iyi filime, ku mwanya wa kane turasanga filime yitwa Scandale. Scandale ni iginde cya Salman Khan cyakozwe na Rocky, abakundwa n'abantu bo mu cyaro cye bamufata nk'umwami wabo, noneho polisi ikaza kugera aho ngaho ikamwiyongoza. Kubera bigenda gute rero? Hari umugore warahoze kera akina filime z'urukozasoni, agahurira n'umwana wa minisitiri mu ndege, umwana wa minisitiri akamureba akamumenya, akamubaza ati nta hantu nkuzi, avuga ati nta hantu nkuzi, umugore akamubwira ati nta hantu nzi. Umugore aba yibereye kumwe n'umwana we adashaka ko ahahise hagaragara, aba yarabivuyemo kera. Umwana wa minisitiri akamenya akavuga ati hari ahantu nkwibutse, agahita ajya kuri website akamufotora, akajya kuri website agasikoroniza ifoto ye na web igahita imwereka ya mafoto ya kera yajyaga akinamo filime, agahita amubwira ati nawe nakubonye. Akabwira umugore ati rero ndereka umwana wawe ko kera wakinaga zino filime, cyangwa se ureke nanjye hashye aho kugira ngo mbyereke umwana wawe. Ubwo muri iyo ndege rero Salman Khan aba arimo, agahita abona ibyo bintu bari gukora atari byo, agakubita umwana wa minisitiri, yamukubita bakajya kumufunga, bajya kumufunga abaturage bakaza bigaragambya bakavuga ati umuntu wacu ntaho mumujyana, bakamurekura, bakabura icyo bakora bakamurekura. Ni filime nziza y'igihinde, zino zigezweho kabisa, is trend, ushobora kwireba ukenjoyinga. Yes, ku mwanya wa gatatu turasanga iki? Ku mwanya wa gatatu turasanga filime yitwa Fountain of Youth, cyangwa se umugezi w'ubuto. Ni filime yakinwe n'umugabo, we aba ashaka kugera ku mugezi wahishwe n'Imana, ariko uwo mugezi uwunywaho cyangwa unywa kuri ayo mazi ukongera ukaba mutoya ntusaze, ukagumya nyine umeze neza uri wese kabisa. Bajya guhiga uwo mugezi bikarangira banawubonye, ariko uwo mugezi umuntu uba uwunywaho iyo ufite umururumba cyangwa ufite gahunda yo kugambirira ikibi, uba ubanza kukwereka ko bizagenda, wawunywaho utagambiriye ikibi, ukakwereka nyine gahunda. Ubwo wenda niba unyweyeho utagambiriye ikibi, umuntu wawe ukunda cyane niwe upfa, arasaza nyine agapfa. Ariko niba unyweye ari wowe wikunda gusa, ahubwo ni wowe upfa. Noneho bagera ku mugezi rero, umubosi akusanya itimu bakajya gushaka uwo mugezi, bikarangira banawubonye. Ushaka kumenya story yose uko yakurikiyeho, ushaka kujya kuri website ukayireba, yitwa Fountain of Youth, filime nziza yakozwe na Rocky, irahabaye, ushaka kujyaho ukayireba. Ku mwanya wa kabiri turasanga filime yitwa Sinners, cyangwa se abanyabyaha. Ni filime yakinwe n'uriya mugabo witwa Jordan B, uriya wakinnye muri Black Panther, yagukiniye filime nyinshi, yagukiniye filime nka za Creed 2 yarayikinnye, yagukiniye filime nyinshi nka za Without Remorse, yagukiniye amafilime menshi kandi kuri website ariho. Iyo filime rero ni filime nziza, aba ari abacuranzi, abafite impanga ye, hazamo ibintu byo kugaragaza ukuntu umuziki uri connected n'ibintu bye firiya n'imbaraga ze firiya, kandi kuko nibyo baba bacuranga imbaraga z'ahazaza zikihuza n'imbaraga z'ahashize, bigakora abantu bakaza nyine bakabyina bakenjoyinga uwo muziki, hazamo ibintu by'amavampire ukuntu. Ariko ni filime nziza udashobora gucikwa niba wikundira agasobanuye. Filime yakozwe na Rocky, iri trend. Ku mwanya wa mbere nta yindi filime tuhasanga, nawe urayizi, Straw. Ni filime igisohoka mu minsi 2 yari imaze kugira views 25,000,000 kuri Netflix. Urumva urwego yari ihagaze. Straw ni filime yarebwe, yarijije abantu benshi barayikunze. Ni filime yabaye trend bya hatari, ku buryo kuri iki gihe nta muntu ushobora gusanga atazi filime yitwa Straw. N'abatajya bakunda kureba filime ubu ngubu barayizi, bagiye bayireba kubera ko igisohoka na Rocky yahise ayikora, abantu babasha kuyaccessinga byoroshye. Mu Rwanda iragera, mu DJ irasirikira, abantu bose babasha kuyibona. Straw ni filime nziza yakinwe na n'uriya mugore wakinnye muri Empire babita Cookie,
igezweho wayireba, ushobora kujya kuri website, hari abantu bashobora kujya kuri website bavuga ngo twagezeho ngo tubona A gusa ngo ntitwabona B, kubera ko dushyiraho filime nyinshi hari igihe usanga filime iyo tumaze gushyiraho inshyashya niba iri imbere iya kera ikaba yamanutse, ujya muri search ukandikamo izina rya filime, wenda niba ari Straw ukabyandikamo uhita ibice byayo byose, niba ari Fighter uyandikamo hakaza ibice byayo byose, niba ari Viking uyandikamo hakaza season ya mbere ya kabiri ya gatatu mpaka finale, ziba ziriho zose, niba ari Jumong wandikaho zikaza zose. Nawe filime wakunze ushobora kwifuza ko mugenzi wawe yareba, yandika muri comment nawe azayireba avuga ati ino filime yaratrendinze yarabikoze. Jye na Shakur, Imana ikomeze kubarinda, ciao ciao.